Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Saveur Divine. Imana mu ijuru ibaha umugisha mwinshi aho muri hose, mu nce zitandukanye z'isi, mu byo murimo byose no mu byo mukora. Uwiteka Imana abaha umugisha mwinshi kandi akomeze arwane intambara zanyu kandi azitsinde, kuko ni umubyeyi, ni umurengezi, ni umutabazi, abera hose icyarimwe kandi twese agambiriye kutugirira neza. Reka dusome igitabo cy'Abafilipi ibice 3 umurongo wa 20, twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe kuri uyu munsi wa none. Imana iduhana umugisha, aravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo. Imana yacu nishimwe. Paulo yandikira Abafilipi arimo ababwira inkuru zitandukanye. Hejuru yavugaga abantu imyitwarire yabo barimo bayitwaramo ko bananiwe gukurikira umusaraba nk'uko bikwiye, ababwira ibibi byabo ndetse ababwira ko ari nabo wari ufite icyo kwirata kubarusha uturutse mu bice bya ruguru byose by'igice. Ariko arangije ababwira ngo ariko twebweho abizera Imana, twebweho impamvu tugenda gutya, twebweho impamvu dukora gutya, nuko iwacu ari mu ijuru, aho dutegereza ko umukiza wacu azava. Imana yacu nishimwe. Imana yacu yaduhamagariye umurimo mwiza, umurimo wo gukora, tukayikorera, tukayivugira, ndetse iduhamagara n'umurimo wo kwihanganira imibabaro. Imana yacu nishimwe. Iyi mibabaro ducamo ni bimwe Bibiliya yavuga ngo hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azambika ikamba ry'ubugingo ry'Imana yabikiye abayitegereje, cyangwa se ba bandi nyine biyemeje kwihangana. Imana yacu nishimwe. Rero Paulo we avuga hano neza, avuga ngo twebweho abizera Kristo, twebweho abagendana nawe, twebweho abavugana nawe, twebweho abakorana nawe, twebweho abo yahamagaye, twebweho ba bandi bafite ubumana muri bo, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje. Ntabwo tugomba kusayisha ngo twisanishe n'ab'isi, dukore nk'ibyo bakora, tuvuge nk'ibyo bakora, bifatanye nabo mu bibi byabo, ahubwo twebwe iwacu ni mu ijuru. Imana yacu nishimwe. Paulo yageze kuvuga amagambo meza ngo ni uko twicara muri iyi si, ariko ngo twicaye mu buryo bw'umwuka mu ijuru. Imana yacu nishimwe. Iyo Paulo avuze ngo iwacu ni mu ijuru, aba ashatse kuvuga ko ibitekerezo byacu biba mu ijuru, imyumvire yacu iri mu ijuru, imikorere yacu iri mu ijuru. Mu magambo makeya turi abana b'Imana, kubera yuko Kristo niba azaturuka mu ijuru akaba ari naho iwacu, niho twakomotse, ni naho tuzasubira. Imana yacu nishimwe. Ubwami bw'Imana mbese tubaruye mu ijuru, dufite ID zo mu ijuru, dufite pasiporo zo mu ijuru, dufite uburenganzira bwo kurekarama kubijyanye n'iby'ijuru. Ijuru turi abagenerwa bikorwa b'ijuru. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Twebweho ntitwifuza nk'ubyo ab'isi bifuza. Bashobora kwifuza ibibi, bashobora kwifuza kugira nabi, bashobora kwifuza ibintu bidafite umumaro, ariko twebwe twifuza nk'abana bo mu ijuru. Imana yacu nishimwe. Iyo umuntu yabaye mu gace barya ubugari bwinshi, bakarya ubugari, bakarya indagara, bakarya iki, abaho mu buzima yumva ashaka ubugari. Iyo umuntu yabayeho ahantu barya ibirayi byinshi, abaho mu buzima yumva ibiryo ari ibirayi gusa. Uwabaye ahantu barya amateke, abaho yumva ko aho batarya amateke baba batari kurya. Uwabaye mu gihugu cy'u Rwanda aba yumva ibindi bihugu byose atabizi kereka u Rwanda. N'uwabaye i Burayi aba yumva i Burayi aricyo gihugu, ariho hantu mu bihugu by'i Burayi ibyo bihugu byiza kuruta ahandi hantu. Buri muntu wese iyo avuye mu gihugu cye akajya mu cy'abandi aratondwa, biramugora. Kuba muri iyi si turi abana b'ijuru biratugora, biraturushya. Hari rumwe tudahuza n'abandi, hari imikorere tudahuza n'abandi, rimwe na rimwe hari ibyo bituma tutageraho kubera yuko ntitwakora nk'ibyo bakora kugira ngo bagere ku byo bagera. Harimo abagera ku
ubwo butunzi babanje guca mu nzira mbi, inzira z'amanyanga, inzira z'ubwambuzi, ugasanga umuntu n'umuvandimwe afashe ibyo yari imitungo y'abavandimwe arayikubiye ari umwe. Kandi Bibiliya yivuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Ugasanga uwo nguwo abateye amakuba, atumye babaho mu buzima bugoye, atumye babaho mu buzima buruhije, ariko ari umuvandimwe avukana bindi imwe, ibyo abantu barabikora. Ariko ngo Pawulo avuga ngo twebweho nubwo bimeze gutyo, abantu bafite iyo myitwarire, twebweho iwacu ni mu ijuru, aho umukiza wacu azaza ava. Ni ukuvuga ngo Kristo, tubayeho mu buzima tugomba kumva ibintu kimwe na Kristo, tugatekereza ibintu kimwe na Kristo, tukavuga kimwe na Kristo, tukareba uko Kristo yakoraga ibintu. Kristo igihe bamubambaga yaravuze ngo data ubabare kuko batazi icyo bakora. Kubera iki? Yari yaravuye mu ijuru. Amen. Kristo ageze ahantu, hari aho yageraga akababarira abantu, akabagira imbabazi, akabakiza. Yageze i Kana h'i Galilaya mu bukwe bwaho, kubera yuko yaravuye mu ijuru kandi ijuru rirafasha. Aravuga ngo umubyeyi aravuga ngo icyo ababwira cyose mugikore kugira ngo ubane na Kristo, ni uko ukora icyo ashaka. Kugira ngo ugendane na Kristo ni uko ukora icyo ashaka. Ikikugaragaza yuko wavuye mu ijuru cyangwa se uri umuturage w'ubwami bw'Imana, ni uko ukora icyo Imana ishaka. Cyakora aho twebwe iwacu ni mu ijuru, aho umukiza wacu azaza ava. Imikorere yawe. Hanyuma bamuzanira ngo ibibindi by'amazi, bakora ibyo ashaka, arangije ahindura amazi divayi. Icyo nicyo kiranga abantu bava mu ijuru, cyangwa se bafite ihuriro n'ijuru, bafite connection n'ijuru, bafite amakuru yo mu ijuru, bafite imibereho yo mu ijuru. Bari mu isi ariko bafite imibereho y'ijuru. Nuko bumva icyo Imana ishaka gukora ku isi bakagikora. Nuko bumva icyo Imana ishaka kuvuga ku isi bakakivuga. Nicyo kikugaragaza ngo twebweho iwacu ni mu ijuru. Ab'isi bakora ibyo mu isi kuko bareba ab'isi, bigira ku b'isi, batekerereza mu by'isi, bakorera mu by'isi. Ariko abo mu ijuru, abana b'Imana isumba byose, baba bafite channel, baba bafite connection, bafite connection ibakonekita n'Imana n'ubushake bw'Imana, bakajya bumva amakuru y'ijuru bakayakora hano ku isi. Hamwe ukora ikintu ugasanga wakoze ubushake bw'Imana, kubera yuko iwacu ni mu ijuru. Imana yacu yishimye. Ntabwo wambwira ngo iwanyu ni mu ijuru ugikora nk'iby'ab'isi, ugifite izangano, ugifite inarijye, ugifite ukuntu utekereza ibintu, ugishaka ko ibintu bigenda uko ushaka, ugishaka ko ibintu bigendera mu mujyo wawe. Umwana w'ijuru, ijuru ni ubwami, uri ku bwami bw'Imana, akaba ari bwo bukugenga. Kandi ubwami bw'Imana burabohora. Iyo umuntu waba ari mu ijuru, aba ari imbohore, aba afite umutima uri free, aba afite umutima ubohotse, umutima ukwiramo abandi, umutima ubasha kwakira abandi, umutima ugira imbabazi, umutima ukunda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Mwibuke twebwe iwacu ni mu ijuru, nicyo jambo turiho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege. Bivuze ngo umuntu wese uva mu ijuru aba ari umuntu ufite urukundo, aba umuntu ushaka kuzajya mu ijuru. Dufite indirimbo ivuga ngo mu ijuru ntihazagerayo ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Ikikugaragaza ko uri umwana w'ijuru, wirinda ibyaha. Ntabwo navuga ngo ni ukubyirinda, ubaho uri umuntu udafite aho uhurira nabyo, udakururwa nabyo, kuko iwanyu aho uturuka ntabibayo. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Kandi umuntu wese uvuga ko ajya mu ijuru agomba kugenda nk'uko Kristo yagendaga. Uwo Kristo azaza kureba abameze nkawe. Imana yacu nishimye. Iwacu ni mu ijuru twifuza ibyiza, iwacu ni mu ijuru dukora ibyiza, iwacu ni mu ijuru dusabira abandi ibyiza, iwacu ni mu ijuru tubwira abandi ibyiza, iwacu ni mu ijuru dusengera abandi ibyiza, iwacu ni mu ijuru dutekereza neza. Ibyacu byose ni byiza. Amahoro yacu ahora asendereye naho twaba turi mu amakuba ntazabura tukiri muri iyi si, ariko ijuru riratuganza. Imana ishimwe. Ijuru rikaganza umutima, ijuru rikaganza ibitekerezo byawe, ijuru rikaganza imivugire yawe, ijuru rikaganza imikorere yawe.
ugatangira kuvuga amagambo meza mu gihe kigoye, ugatangira kwatura ibyiza ukiri mu makuba, kubera ko Bibiliya itubwira yuko abatubanjirije ngo bajyaga bareba ibyiza ngo bari kure, bakareba isezerano rya Kristo bakareba kure, bakajya bavuga ngo, ndabyibuka neza ijambo ry'Imana tubwira ukuntu Yesu avuga ngo umwana yatuvukiye, ngo duhawe umwana w'umuhungu, hanyuma aca imyaka magana n'amagana, uwo mwana ntiyanamureba, ariko yamurebaga nk'umureba hano kano kanya. Nawe nshuti y'umusaraba, tangira urebe ijuru nk'iriri iruhande rwawe, tangira ubeho mu buzima bw'ijuru, tangira wumve imbaraga z'Imana muri wowe, tangira wumve umunezero w'Imana. Reka umunezero w'Imana utware imitekerereze yawe, reka umunezero wawe utware imvugo yawe, reka umunezero w'Imana utware imikorere yawe, kuko iwacu ni mu ijuru, aho niho umukiza wacu azaza aturuka. Imana ishimwe. Uko ni ukugaruka kwa Kristo kwa kabiri, aje gutwara itorero, aje kuruhura abarushye, aje gutanga ubugingo buhoraho, aje gutanga ibyiringiro bidasanzwe, aje kugira ngo adusubize twongere tugere mu bwami bw'Imana. Imana yacu nishimye. Ariko ndagira nkubwire ko ubwami bw'Imana ubutangira ukirano ku isi. Imibereho yawe, imivugire yawe, imiryamire yawe, imikorere yawe, byose bikagaragazwa n'ubwami bw'Imana, ko uri umwana w'ubwami bw'Imana, kuko iwacu ni mu ijuru, aho umukiza azaza aturutse. Umukiza wacu azaza aturutse mu bwami bw'Imana, aribwo bwami bw'amahoro. Shalom nshuti y'umusaraba, ndagusabira amahoro y'Imana kugira ngo ariyo akugenga, agenga imitekerereze yawe, agenga imivugire yawe, agenga imikorere yawe, ugaragaza ko koko uri mu bwami bw'Imana. Yari Pastor Placide, ibindi bisigaye Imana iduhana umugisha. Ukomeze unezererwe mu mwami, ukomeze kandi ubeho nk'umwana wo mu bwami bw'Imana. Imana iguha umugisha kandi ikomeze kukwishimira. Ndagukunda. Amen.